ikaze mu kiganiro inozabuhanga. Iyo dushaka kugera ku rwego twifuza duhura n'imbogamizi nyinshi cyane. Ukuri guhari kandi kwemerekanwa na buri wese nuko kugira ngo uve ku rwego rwo hasi utere imbere ugere ku rwego rwo hejuru hari ibibazo ugomba gusimbuka bitagira ingano. Izo ni imbogamizi. Nimvuga ijambo imbogamizi umunyeshuri arabyumva neza cyane. Amajoro aradasinziriye, umuhinzi nawe yarangije kubyumva neza cyane. Ukuntu ahinga ibiro 100 by'ibirayi yajya gusarura agasarura ibiro 50. Umucuruzi nawe yese ashushanya ifoto ukuntu buri kagiye kurangura usanga ibyo acuruza n'ibyo yaranguraga birimo kugenda bigabanuka. Umwubatsi nawe yese abyumva neza cyane, uburyo apatana inzu akayubakisha byagera hagati urukuta rukaba ruraguye. Umwarimu nawe turabyumva kimwe, ukuntu ajya gutanga isomo nawe byagera hagati bikamucanga. Izi zose ni imbogamizi. Ngo wahe ikaze mu kiganiro inozabuhanga. Kugera ku cyo wifuza, ku nzozi zawe, guhirwa kwawe bigaragara mu bushobozi ufite bwo gukemura ibibazo, ubushobozi ufite bwo guhangana n'imbogamizi uhura nazo mu buzima bwawe nibwo bwerekana ko ushoboye kugera ku nzozi zawe. Buri uko uhangana n'imbogamizi, ndavuga gukemura ibibazo, ni ko urushaho gutera imbere, utera intambwe wigira mbere, werekeza ku iterambere ryawe. Uyu munsi nakuzaniye uburyo bubiri cyangwa se inzira ebyiri z'ingenzi zagufasha gukemura imbogamizi uhura nazo mu byo ukora byose. Inzira ya mbere ni inama zivuye ku bantu wizera. Ukuri guhari nuko imbogamizi yari yose uhura nayo haba hari abantu bakubanjirije kuyinyuramo cyangwa guhura nayo. Nta mbogamizi nyinshi ushobora guhura nayo mu rugendo rwo kugera ku iterambere ryawe. Uri umunyeshuri, ibyo urimo kwiga hari abakubanjirije kubyiga. Imbogamizi uhura nazo mu masomo nabo baziciyemo. Umucuruzi nawe hari aho ugera ukabona biranze, kandi hari abantu baciye muri izo mbogamizi. Uwubatse urugo unaniranywe n'uwo mubana, ariko ntubaza bakubanjirije ngo bakugire inama, ahubwo wowe uti nta muntu usumbya ubwenge, n'abagerageje kukugira inama ukabaca amazi. Nta mpamvu yo kwicara wowe ubwawe wenyine wahangayitse mu gukemura ibibazo imbogamizi uhuye nazo. Urasabwa gushaka ba bantu wizera, ba bandi bahiriwe binyuze mu gukemura izo mbogamizi. Umunyeshuri, shaka ba bandi batsinze neza biza binyuze muri izo mbogamizi uhura nazo. Umwarimu nawe bigenza utyo. Umuhinzi nawe ntabwo nkwibagiwe. Umucuruzi ni wowe bireba. Wowe mwubatsi ubutumwa ni wowe bugenewe. Umuyobozi ni wowe mbwira. Hari abandi bantu ubahamagara babagira inama bakabishura n'amafaranga, gusa wibuke ko hano ntabwo ari buri wese wakugira inama. Hari abandi bantu bashobora kukugira inama, iyo nama bakugiriye igahita itumuzimira. Shaka abandi wizeye bahiriwe babinyujije mu gukemura ibibazo cyangwa se imbogamizi urimo guhura nazo. Shaka abantu bagutera akanyabugabo katuma ujya mbere, ba bandi bateye intambwe nini mu rugendo rwabo rwo kugera ku cyo bifuza. Uzatangara ku nama nziza bazaguha ku busa nta kintu bahaye. Iyi yari inzira imwe yagufasha gukemura imbogamizi uhura nazo, inama zivuye ku bantu wizera. Inzira ya kabiri yagufasha gukemura imbogamizi uhura nazo mu rugendo rwo kugera ku iterambere ryawe ni ugusoma ibitabo. Hari ubwenge bwinshi bwihishe mu bitabo. Niba udasoma ibitabo hari ibintu byinshi cyane ubura mu buzima bwawe. Kimwe mu bintu uzasanga mu bitabo ni inzira zagufasha gukemura imbogamizi ibibazo uhura nabyo mu buzima. Nk'uko nabivuze, nta mbogamizi cyangwa se ikibazo gishya hano ku isi. Inzitizi, imbogamizi, ibibazo urimo guhura nabyo mu rugendo rwawe rwo gutera imbere mu byo ukora, uburyo bwo guhangana cyangwa se bwo kubikemura byanditse mu bitabo. Ibisubizo by'ibibazo n'imbogamizi duhura nazo hano mu buzima byose byanditse mu bitabo. Iki gihe kubona umuntu waguze igitabo kandi azi neza ko aramutse atakiguze ntacyo ari bube, bisaba ubwenge bwinshi cyane. Uyu muntu uguze iki gitabo kandi azi neza ko atakiguze arakomeza kubaho, ahubwo akakigura mu kugisoma kugira ngo yongere ubumenyi, ubwonko bwe bukora neza cyane. Niba utari ufite umuco wo gusoma ibitabo, tangira gusoma ibitabo uyu munsi, byibuze igitabo kimwe mu kwezi. Imiryango dutuyemo iki gihe bavuga ko abantu babaye abanebwe bo gusoma ibitabo. Wikure muri iryo tsinda, witandukanye nabo usoma ibitabo.
Mu bitabo uzabona inzira nyinshi zo gukemura ibibazo ndetse n'imbogamizi uhura nazo, kubera ko izi mbogamizi zanditse mu bitabo n'inzira zo kubikemura nazo ziri mu bitabo. Izi ni inzira ebyiri z'ingenzi zagufasha gukemura ibibazo, imbogamizi urimo guhura nazo mu buzima bwawe no mu rugendo rw'iterambere ryawe. Icyambere nakubwiye ngo wibuke neza ko ibibazo, imbogamizi urimo guhura nazo mu buzima bwawe atari wowe ziciyemo bwa mbere, hari abakubanjirije bazinyuzemo. Aho guhangayika wenyine ukemura izo mbogamizi, shaka inama zivuye ku bantu wizera banyuze muri ibyo bibazo unyuramo bakabitsinda. Icya kabiri, soma ibitabo, kuko mu bitabo harimo inzira nyinshi zo gukemura ibibazo urimo kunyuramo. Ndabashimiye cyane mwe mudahwema kudukurikirana muri kino kiganiro Inozabuhanga. Ngende Jean Marie Vianney Manizabayo, kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose mu ba mbere tunyuza kuri iyi channel ya YouTube by'Inozabuhanga. Ndagusaba ngo niba utarakanda ijambo subscribe mu magambo atukura urikande nonaha, naho mu kiganiro Inozabuhanga cy'ubutaha.